Guhinga hifashishijwe uburyo bwo guhuza ubutaka mu murenge wa Cyuve ho mu karere ka Musanze byatangiye mu 2008 nyuma y'imyaka 6 ishize bikorwa bigaragaza umusaruro ushimishije bitewe nuko ibyangombwa nyenerwa nk'ifumbire bigera ku bahinzi ku buryo bworoshye. Gusa muri aka karere abakorera ubuhinzi bwabo muri site ya Buruba bavuga ko bahoze bagurirwa umusaruro wabo n'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuhinzi RAB, nyamara ngo ibihembwe by'ihingwa bibiri bishize bagize umusaruro mwinshi bafite icyizere cyo kugurirwa n'iki kigo, ariko kirabatenguha. Ibintu bahamya ko byabagushije mu gihombo ngo baguriwe n'abacuruzi basanzwe kandi ku giciro gito. Babanje kutugurira tugeze nyuma koko utumaze sezo ebyiri turangize sezo ebyiri tutagurisha, ariko iyo tubonye umusaruro tugurisha abanyenganda bo hanze bakora za kawunga, abo ntabwo bahagije kuko igiciro batanga ni gitoya ukurikije uko imvune nyine bimeze. Icyo bitaga rada yaduhaga 300 ku kilo, ariko iyo bari yabaje nibura baguha ku 180 hagati ya 180 150 hagati aho. Iyo turebye igihombo cyo carinjiye cyabayemo bisibe kubona, urabona ko umuntu koko yagura umurima akawugura igisire nago kabarugwe imbuto ukayigurisha amafaranga 80 y'ibigori, ubwo iyo mbino babyina kangahe umwaka ibigori ntibisanga byapfira abantu busa wahinga imyaka yo kurya gusa. Baraje baratubwiraga bati ni muhungure twe tuzabagurira, tugahungura tugakuraho imitwe tugahungura ibyiza tukarobanura tibaze kubigura noneho tukabigurisha kugira ngo tubone imbuto. Ikigo RAB nacyo cyemera ko cyatengushye aba bahinzi, ariko kigasobanura ko ingengo y'imari yakibanye nkeya bituma hataboneka amafaranga yo kugura umusaruro wabo. Ariko none nk'uko hariho ikintu twavuga ngo ni nk'ikizere, tukababwira tuti tuzabafatira umusaruro mu muhinga, ariko nta masezerano yanditse. Niyo habera ikibazo, budget irabura, ntihabaho communication, habaho mbese ikibazo cya communication bituma abaturage bakomeza kwizera ngo umusaruro wabo uzabona wagura. Alafe ngo byagaragaye ko umusaruro batikiwufashe kandi barabukoze bwabavunye mu gutegura imbuto, bituma noneho bagurisha ya mbuto ku buryo basanzwe hari consommation, bayigurisha ku mafaranga make. Mu by'ukuri amafaranga bayigurishije hanze si make, ariko ugereranyije nuko yari imbuto yabaye make. Ikigo RAB kivuga ko mu gukemura ikibazo cy'abo bahinzi kirimo gushishikariza ba rwiyemezamirimo bazajya bagura umusaruro wabo ibintu bizajya binyura mu masezerano yanditse hagati y'ugura n'ugurisha. Nubwo bahuye n'ikibazo cyo kubura isoko, aba bahinzi mu karere ka Musanze bahamya ko guhinga hahuzwa ubutaka ari ingirakamaro, kuko ngo mbere y'uko iyi gahunda itangira basaruraga toni 1.5 kuri hegitari imwe, none ngo kuri ubu bakaba babona toni ziri hagati y'enye n'eshanu buri gihembwe kuri hegitari imwe.